Reka tubahe ikaze nanone kuri M2 TV Rwanda. Uyu munsi nanone twagarutse tubasaba gukora subscribe, mukora like ndetse mukora na comment kuri iyi channel. Uyu munsi twabazaniye inkuru icukumbuye ku ndirimbo yamamaye ndetse yanditse amateka mu Rwanda mu gihe kingana n'amezi 3 yonyine, ikaba ifite miliyoni 7 ngira ngo zirengamo. Na comment cyangwa se ibitekerezo bishyika ku bihumbi 524. Iyo umuntu avuze muri music nyarwanda akavuga umuhanzi bita Losikana, nta kindi ushobora kumva uretse indirimbo yitwa Fou de Toi. Ntabwo tugiye kuyivuga ibigwi, nta utayizi n'utayizi yajya kuri YouTube akareba. Tugiye kuba twavuga bimwe mu byo mutagiye mumenya cyangwa se bagiye bagira ubwiru kuri iyi ndirimbo utaruzi habe n'aka na gato. Iyi ndirimbo nk'uko igaragara ku mbuga zigenda zicuruza umuziki nka Spotify cyangwa se na YouTube mumenyereye cyane, igaragara mu mazina y'abagabo batatu, Element L ikaba iri no kuri channel ye, ndetse ikabaho izina rya Losikana na Bruce Melody. Ariko ikintu mutigeze mumenya nuko aba bantu bose abe n'umwe wigeze agira igitekerezo cyo kuba yahimba iyi ndirimbo, ndetse uwayihimbye ndetse wagize n'igitekerezo akaba atarigeze anayigaragaramo cyangwa se ngo anavugwe mu biswe ba nyirayo mu bitangazamakuru cyangwa se mu bagiye bashimagizwa. Benshi bagiye bagira ngo ni ya Losikana, ndetse ikaba yarashyizwe kuri channel ya Element kubera ifite abayikurikira benshi kugira ngo icuruze. Gusa iyi ndirimbo ni iy'umuntu mutigeze mukeka habe n'aka na gato. Turaza kubashyiriramo amajwi yafashwe ndetse yizewe neza nyir'ubwite wanditse iyi ndirimbo, muraza kuyakurikirana ubundi tugende dukomeza mbaha ubusobanuro kabisa. Buko ibintu byagiye bigenda kuri iyi ndirimbo, kuri uyu muzigo ushyikije miliyoni zishyika kuri 7 mu mezi 3 yonyine. Reka noneho nguhe realite itagivugwa mu itangazamakuru utazigera unumva. Ukurikije amajwi maze kuguha, indirimbo ni yande? Indirimbo ni ya Bosco. Kerekera aho ngaho, kangwe realite rero. Iyi ndirimbo Fou de Toi yanditswe n'umujama witwa niyo Bosco. Buretse gato ntungaruremo wa muhungu wanjye, buretse gato. Buretse ngende. Turi kumwe. Nguhe realite utazigera ubona handi. Ibi ngibi simbikumvishije se nyine. Iyi ndirimbo Fou de Toi harimo 70% za niyo Bosco. Sibyo? Yes. Gende gake. Uranzi ntabwo njya ngirimbaga mu menyo. Noneho uvuze ko niyo Bosco iyi ndirimbo yayigizemo uruhare mu kuyandika cyane. Hari n'amajwi nayo nashaka nkayaguha abivuga. Gumaho gato. Kitchen. Aya masaha ntabwo niyo Bosco araryama. Na Bosco bite? Amakuru ni meza. Ni Godfather. Amakuru yawe. Isakaje. Bosco ndashaka kukubaza.
by the way ndi live ndi kuri space mu ndirimbo ya food de toi ira ndirimbo wayanditseho yego ira ndirimbo niwe wayanditse we nayanditseho ntabwo ari njye wayanditse gusa nayanditse wayanditseho kangahe ku ijana exactement kangahe ku ijana gukora calculation kuko ntabwo nahise mbiconsideringa nk'ibintu nzagumana mu mutwe narayitangiye like kuyikora mu itangiro ryayo kugira ngo ni uvuga ngo projet yayo niwo wayitangiye niwo wayitangiye kugira kubera iki muri ntuza muri yari yanjye ntabwo yari yawe ariko nyine niwe wayanditse wayandikiye umuntu cyangwa wayitangiye yandikira umuntu inshuti yanjye narayitangiye proposal like we ubwera ibindi arabyikurikiranira kubera iki mu bantu bari kuri liste banditse iriya ndirimbo harimo Element hakabamo Roskana hakabamo Bruce Melody hakabamo Rumaga Junior ko nta zina rya buri ririmo baba barakubwiye impamvu kandi warayanditseho yari wanatangiye kuyandika shabanza ariko ntayibabajije ariko ntawe kabisa nta mpamvu numva nshaka rwose I'm very comfortable yeah Bosco urakoze nagira ngo habeho urwo rugendo nta kindi kibi kirimo gusa kugira ngo tumekinge shwa ko ari byo urakoze cyane my brother